Ikaze kuri Kevin One. Dutangiranye n'umugore n'umugabo hano umumama aratwite. Hano hari undi muntu wipfutse wigize impumyi. Hanyuma arangije akora kuri ya nda cya gipirizo kivamo kiragwa. Hanyuma umugore arihungiza abona ko byarangiye kuko yabeshyaga umugabo we ko atwite. Arangije abeshya umugabo ati genda unzanire imiti imeze nabi. Asigara arimo gutuka umuntu wari umutamaje. Hanyuma arangije umugabo aragenda ahita imiti parasitamoro, amogisi n'ibiki byose. Kumbe umugore yari yamurindagije yamugize ikigoryi, yahise akuramo cya gipirizo cyiwe ngo ninda aragihaga neza ngo abe yabasha kongera gutuburira umugabo we. Hanyuma ako kanya umugabo yahise aza yirukanka avuga ati madamu wanjye mutabare, umwana wanjye yaba agize ikibazo. Ako kanya yumvishe umugabo we ahita asubizamo cya gipirizo mu nda. Arangije aramubwira ati sheri tugende ndabona byakunze, nongeye kumera neza nta kibazo. Umugabo ati numvaga mpangayitse cyane, ati umwana ameze neza nta kibazo. Umugore ati cyane rwose, ati ahubwo tugende. Umugabo ariruhutse ati n'ukuntu gutera iyi nda byangoye, nari mfite ikibazo ko ngiye kongera kuvunika. Nuko bagiye asigara agenda kwena wa mukobwa wari uri aha, gusa bagize ngo ni umugenzi usanzwe kandi nyamaza ni mushiki w'uyu mugabo. Yarahagurutse arangije aravuga ati bakamutamaze, wowe wihaye gutuburira musaza wanjye ngo mukore uko ushaka kurya imitungo ye, ntabwo bino bintu bishobora kuguhira. Yasigaye ari mapanzi avuga ati noneho ubu ndakora iki kugira ngo mbe namutamaza burundu. Nuko yari ari gutekereza uko ari bubigenze, aravuga ati byanga bikunda bizakunda. Nuko turahita tubona wa mugore yaje hano ku bitaro ari kuvugana na dogiteri, amuhereza ipinda ry'amafaranga ryinshi ati wakira amafaranga. Dogiteri ati ntacyo nakwizeza kuko bino bintu ntabwo uzabihisha igihe kirekire, urabihisha iminsi ibiri ariko icyumweru uzatamazwa. Umugore ati hoya bizakunda, ati amafaranga ndakongera n'andi kuko ntabwo uzampishira igihe kirekire, harabura iminsi ibiri gusa ngo dukore ubukwe. Twamaze gukora ubukwe rero ntacyo umugabo wanjye yaza ari kumbwira. Umuganga ati gusa ntabwo byoroshye, ni ukugerageza gusa. Arangije ati cyokoza amafaranga yo ndayaguha ngaya, arayamuhereza. Muganga wari utangiye kwivugishwa ati ntibikunda ntibigira gute, yarebye ipinda aravuga ati se naba ndinjije inde yo kutajya aya mafaranga, namwe murabizi abantu b'iyi minsi babaye impemuke ndamuke. Hanyuma yahise abika ipinda arisetsa cyane. Umugore nawe abona ko imipango yiwe iciyemo. Arangije ariruhutsa cyane aramubwira ati ntabwo wabyumva. Ako kanya umugabo w'uyu mugore yahise azi ngo asanze umugore we mureko, kumbe byose ni ubutubuzi. Yahise yinjira hano mu ivuriro asanga muganga na wa mugore we bari kuganira. Hanyuma arangije ati ibintu bimeze neza muga, wasanze umugore wanjye n'umwana bameze neza? Muganga ati cyane rwose, uri kubitaho cyane ntabwo wabyumva, bameze neza cyane kurusha na mbere. Umugore ati cyane rwose sheri ni umwana w'umuhungu. Umugabo ati nibyo? Muganga ati cyane. Mushiki w'umugabo yahise aza, nuko umugore ati ugarutse kongera kudutesha umutekano, kudutesha n'amahoro, kora ibyo bintu nabonye ushoboye buri gihe. Umukobwa ati humura uko byagenda kose demari wanjye nzagutamaza kandi bizakunda. Musaza wanjye wamuhinduye ikigoryi umuhindura injiji ngo uratwite kandi nyamaza byose ni ubutubuzi. Musaza we nawe disi yagizwe impumyi n'urukundo ntiyabasha kumva ibyo umusisita amubwira. Arangije aramubwira ati umva sisi, hano kuntesha umutekano muke njye n'umugore wanjye ntabwo ari byiza rwose. Umukobwa ati bro bakugize injiji barakurase cyangwa hari ukundi kuntu uyu mugore yaba ameze? Arangije ati utwo tugambo uri kwivugishwa se, iyi ntabwo ari amafoto ya ekogarafi, urabona ntatwite umwana w'umuhungu? Umukobwa ati ya, ati nta kibazo reka ntuze kuba ugiye kutubyarira umuhungu, ngiye kuba anti w'umwana. Ati kuraje rwose ni byiza, ati byaba byiza rwose nawe umenya ukuri. Hanyuma arangije aramubwira ati musaza aramubwira ati sisi imbabara rwose ihangane, uzamenya ukuri kandi uzamenya ko madamu wanjye
atambeshya. Umugore yari ari hano ari kumwiza imoso avuga ati uyu mukobwa n'ubundi namurangije nta wundi mupangu yagira, yaraje kuntamariza hano none abonye amafoto ya ekogarafi acisha make. Umugabo arakomeza yinginga mushiki we, hanyuma mushiki we aca bugufi kuko yari mutoya kuri uyu musore, arangije ati basi nta kibazo, wowe tuza tuza rwose, ibintu ni amahoro, ibintu ni munange, uyu mukobwa ndamuzi neza, twariganye kandi turakorana n'ubu, ntago naba ntazi imico ye. Arangije umukobwa abonye ko byanze yaratuje, arangije asaba musaza aramubwira ati nta kibazo, gusa uze kunyemerera simva hano nahobeye muramukazi wanjye kuko ngiye kuba nyirasenge w'umwana. Ako kanya umugore yarahagurutse ngo ahobere muramukazi we, arahaguruka n'inda disi yayiraritse ngo ninda, kandi nta makuru afite disi y'uburyo Imana ijya idutegurira imitego mitindi na ba nyirayo bagihari. Yahise amuhobera yanda yarayikanda, cya gipirizo ako kanya cyaramenetse. Umugabo arumirwa cyane, umuganga nawe agira ubwoba atekereza ko ibi bintu bishobora kutamugwa amahoro. Hanyuma umugore ati sheri mbabarira, yari amaze kubona ko n'ubundi bamuvumbuye, ati mbabarira bino bintu ubukwe n'ejo tuzabiganiraho nyuma y'ubukwe. Umukobwa ati bro narakubwiye, ati ngo babarira umugore wawe niba ubishobora. Umugore ati aratakamba cyane, ati mbabarira rwose nyuma y'ubukwe nzagusobanurira. Umugabo yanga kubyumva, ati nyamara sisita wanjye yarambwiye ngo ndamuvuga ngo ni ubwana, ariko nyamaza nsanze atari ubwana koko, ahubwo yavugaga ukuri, yavugaga ibyo yari azi. Umugore ati sheri uko byagenda kose tumaranye imyaka 6 tuziranye, rero hari impamvu yatumye nkora ibi, mbabarira tuzavugana. Isi wa mukobwa mushiki w'uyu mugabo yakomeje yicaye hano arimo kureba ibiri kuba. Umugore arangije aheka ishakoshi ye arumirwa. Umushiki we aramubwira ati Demari urugendo rwiza, ati se bro ko bakubwiye ngo uratwite ugiye kubyara umwana w'igipirizo cyangwa ugiye kubyara umwana w'umwuka? Umugabo yicaye ahangaha arumirwa, agahinda karamwica cyane, ati kare kose mba narizeye mushiki wanjye, ariko nyamara ntibyaje kunkundira kubera urukundo, byarananiye. Mushiki we mu gahinda kenshi no mu byishimo aramubwira ati gusa ushimire Imana kuba waragize gashiki kawe gatoya k'akanyabwenge gutya, kuko wari ugiye kugwa mu muriro utazi wo kubeshywa n'abantu bose. Hanyuma uyu muganga nawe rero ibye biraza kujya ahagaragara, ati gute kuko Imana ibyemera ikansigana na musaza wanjye wizera abantu bose, ikemera ababyeyi bacu bakagenda nk'aho ari we wakanyitaho ngo andebere ibitagenda, ahubwo ni uri kumurebera nabyo ntanabimenye. Umugabo yicaye hano agahinda karamwica, arahaguruka aravuga ati sisi ni wowe muntu ubundi mu buzima bwanjye wa mbere utazasimburwa igihe icyo ari cyo cyose. Yaramuhobeye aramushimira cyane, ati ibyo nari ngiye gukora byari ibiki, ati ubu twajya kwinywera agakawa kuko n'ubundi urugamba turarutsinze, inyamaswa tuyikuye mu buzima bwacu itaratumunga. Hanyuma muganga nawe atawe ariruhutsa cyane, ati umutego mutindi ushibukanye nyirawo. Yagize ubwoba aravuga ati byanga byakunda bino bintu biramfungisha, aguma aho ngaho aratetera cyane, ati ubu biragenda gute? Hanyuma wa mukobwa yahise agaruka aza kureba muganga, aramubwira ati nawe rero ibyawe byagiye ku karubanda, ugomba kujya gufungwa, ati polisi zigomba kugutwara uko byagenda kose. Abashinzwe umutekano bahise binjira kuko yaragiye kwangiza ubuzima bw'umuryango wose. Nawe rero ibyo upanga byose uzi ngo urahisha umuntu, cyane cyane mu rukundo, ukajya ubeshya umuntu uzi neza ko nta mpamvu n'imwe y'urukundo ihari, ari ukumurya amafaranga gusa cyangwa ibindi bintu ukurikiye, kuko igihe kizagera uzatamazwa kandi bizaba nabi kurushaho. Ni uku Imana yatabaye uyu mukobwa wacu. Kanda subscribe wakunze kano gakuru, ukande like, hanyuma